byarangereyo ikomeje kandi yanakomeje nyine ibikwiye kuko amategeko n'amabwiriza byubahirijwe nk'uko bari barabivuze. Ejo ni match wakoze ni umukino Nepo yakurikiye iminota 90 ubusa ku busa. Niyo mpamvu nambanje gusasira rugendo rwa Rayon Sport kuva muri kimwe cya 8 kirangiza kuko nta gitego cyabonetse, ariko kandi buriya ni umukino utanga ishusho ya Rayon Sport igomba gukina finali kuko ikeneye finali kurusha ibindi byose ni igikombisha. Ejo ndetse n'abari bose nta bundi busesenguzi buhambaye bikenewe kureba nuko twari tubizi ko Rayon Sport umukino ikeneye gutsinda n'umukino wa Gorilla kugira ngo igere kuri finale. Rayon Sport uyu mwaka ikijyanye n'igikombe cya championnat cyaribagiranye ntabwo kiri mu biganza byabo. Icyo bagomba kuramira kugira ngo basohokere u Rwanda nuko batwara igikombe cya Peace Cup. Kugira ngo rero batware igikombe cya Peace Cup mbere na mbere nuko babanza kugera kuri finale, hanyuma bagasigara ategerezwa ibya finale. Ku munsi w'ejo Rayon Sport yinjiye mu kibuga ifite igitekerezo cyo kuvuga ngo dushaka ure twabona igitego ku ikipe ya Gorilla Football Club. Ngira ngo line-up yo wayinyuzemo wihuta cyane. Asman Ndikumana niwe yari kuri attaque, uruhande rumwe rwacagaho Tambwe Gruare Ngong, urundi ruhande rurimo racaho babanje Tony Kitoga ari uca ku ruhande. Tambwe Gruare Ngong akina ku 10, Didi aca ku rundi ruhande, hanyuma uwo bita Bigirimana Abedi na Richard bakina muri Mediane ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Gorilla Football Club yamenye ko iyo bato yo hagati muri Mediane iribuze kugorana cyane mu gupanga. Uwo bita Lekirasa yapanze ikipe irimo abamediateri bose beza b'ikipe ya Gorilla Football Club hagati mu kibuga. Urumva yazanyemo umukinnyi bita harimo Masudi Narcisse Esbon, Masudi Narcisse, harimo Roger Kanamugire. Urumva ni bose nabakinnyi. Reka uhera kuri Roger uhita umutereka Rutonesha Esbon wongereho Masudi Narcisse. Iyo ni yari Mediane kipe no mu buryo bw'imikinire bakina imbere muvuga ngo muri animation ntabwo babaga ari abakinnyi batatu hagati, babaga ari batanu kuko n'uwo bita Uwimana Frank ntabwo yahezaga impande, uvuga ngo yakinaga wing ariko idaheza mu gihe batagaje umupira. Nako niko dukina ubundi iki nabonye ku gitekerezo dore ko nimeze ni na wantu yagiye amera nk'uturuna. Banzu ipange neza Nepo yigorore 11 yacu 11 mwahereye ko yareba mwizamu ipangera mwizamu hari nagize na Serge mutima defense arimo Musamari ariko mwe na Uwimana yego. Hanyuma kuri kabiri hacaga Bosco Akayezu, kuri gatatu hari kapiteni wanyu Duro Kena. Hanyuma batatu hagati twavuze ni Masudi na Rutonesha Esbon na Roger Kanamugire. Uruhande rumwe Tansera ruhengamiyeho, urundi Uwimana Frank ruhengamiyeho, Khalifa Traore ari uri kurangata. No ikintu cyabaye mu mikinire urabembeye iragoroye mu kintu cyabaye mu mikinire kirasa wabonaga koko abizi ko Rayon Sport ni ekipe ugendeye kunimaza iminsi ikina cyane cyane abakinnyi benshi bari muri Mediane. Nibyo twavuga urebye Abedi ukareba Richard ugashyiraho Ngongo Gruare cyangwa se na Tony Kitoga bagendaga baperimeta Didier wenda na Asumana rero basa nkaho baza gukoreshwa mu buryo bwo gushaka igitego. Wabonaga nawe aryamye ku gitekerezo avuga ngo sinze kuneshwa mu rugamba rwa Mediane. Wabonaga ari cyo kintu witwa Kirasa yirinze, aravuga ati reka nzane Kanamugire Roger ufite n'impamvu y'urugamba ko yanyuze muri Rayon Sport iramurekura, urumva afite impamvu agomba guhangana nayo. Wongereho Masudi Narcisse na Rutonesha Esbon, ariko areba ukabona nibyo niko ari kubigarukaho kwizigira. Arashaka ko umukinnyi umwe wo ku ruhande adaheza uruhande, yabanje kubikoresha Tansere akajya bari ugaruka akamera nk'ugiye gukina ya role ya nimero 10 bivuga ngo ari kwegera abakinnyi bo hagati b'ikipe ya Gorilla. Ariko kavuga ati Uwimana Frank kwa yihuta heza uruhande wowe buriya umwe kuri umwe wanakwera iminu mu defense. Ikindi burya zino gushota amashoti ya kure yaranabigerageje nubwo amahirwe yabonaga batashyiraga mu izamu. Ikintu cyabaye ni kirero cyanagoye ikipe ya Gorilla ukabona Rayon Sport agenda yidomina. Wabonaga Rutonesha Esbon mu mikinire wabonaga yaranazira TV ashobora kuba atari fiti. Uziko yabanje kumukinisha 8 akabona ari buza gukora amakosa muri recuperation akamubwira ko akina 10 akagarura Masudi Narcisse. Kandi no Narcisse ni ufite yo capacity yo kuba yapasa
aba bakinnyi cyane cyane muri ayo ma espace vide nka Nduwimana Frank na Tansere ndetse wenda na Rutahizamu Khalifa Traoré ko wabonaga imipira itagera kwa Khalifa Traoré niyo yamugeragaho yari imipira birebire bamuransa mu mugongo duel bikorohera abakinnyi ba Rayon Sport aba defenseur kuyikina yaba Emery ndetse na Yusudiane wanaga rero Rayon Sport nayo ku munsi w'ejo nakunze ikintu hari n'amanota ubona ko umutoza agenda akomeza kwizamurira ejo twabonye Rayon Sport yarema uburyo yaragerageje wabonye ko umunsi kundi igenda ikura urumva ugorera kwera kubafungiramo hagati yabaye Rayon Sport yabaye obrije gusorera imipira yayo ku mpande bagerageza gushakisha kuri batamwe Gruar ndetse na Didier Taichi uburyo bwinshi cyane baraburemaga obita Didier Taichi de formation sinzi umuntu wamuforumye ariko hari ikintu kimwe atamwigishije kandi cy'ingenzi wango buri Didier Taichi yaje akagera kuri ku rubuga rw'amahina ntabwo ari wa muntu uyangaje ngo ajye mu maguru y'abadefansi akora katini akahita amera ajya gupasa umupira nitugera muri sandane turagenda tuganira kuri abo bakinnyi ahita akora ntabwo yinjira mu rubuga rw'amahina ngo ategereze ngo bamura ikosa kandi n'umukinnyi mwiza w'umudribbler ategereze ngo natwara umupira nkawugeza no ku izamu cyangwa bakankorera amakosa umupira ahitaza agahita awukata akawutanga ku mukinnyi hanze ya box bakora amafrappe yose abagari block yagorira ifite block y'abakinnyi batandatu bari muri defense ubone hari ingingo nacyo kintu cyamugoye yo hejuru mu kirere aba barundi babiri bakina muri defense yagorira ni beza cyane ni beza cyane none duel baba gukubita inkokora buri munota ntago abavamo ni imwe muri match ya 0-0 nabonye muri uyu mwaka ariko yari irimo ikintu bita combat physique yari bageranaga kuri level nyine wabonaga yuko ikipe yari biryoshye ariko shima cyane umuntu bitari ingingo Francis Christian giye kintu nabonye umuntu bita Tony Kitoga yamugaruye umupeti yagarutse no kuri match yaruka vraiment na match yaruka no kumuha ibisubizo no kuri icyo kintu twavugaga amaze kubona ko gusorera imipira hagati biri kugorana bisaba ku ruhande niyo yahise avugira Kitoga ava ku ruhande aza ku icumi none areka witwa Tambwe ajya ku ruhande kuko anasanzwe yimenyereye yaramaze iminsi arana kimwe ni naho twatangiye kubona none Tambwe ashaka gukorana n'aba Basmani na ba Didier ariko kandi kantu kamwe ni nacyo kintu wenda hari ingingo sinzi ubwo rigani niba ari bukigaruke mu byo baganiriye nabonye kwiramanta inshuro 3 byahise binatuma hari ingingo akuramo Didier byihuse kuko hari ahantu Didier umupira yabanje kuwutwara igihe kinini awima Asmani nawe abona okaziyo Didier ari deplace sigara wenyine Asmani ahambwa tuzabaza mu maguru y'abadefenseur awutera no yiramanta abyereka umutoza hari ingingo Didier agarutse aje kudefanda ariko agana kwa hari ingingo yiramanta avuga cyane na Asmani akavuga ati nubwo uri mu kilometero uranyumva akajya mubwiza kuri nawe ari ingenga bati nibyaza mu byo rigana ribuze kutuganiriza baganiriye ari ibintu nka 2-3 nabonye mu ikipe ya Rayon Sport byo gukosora cyane abakinnyi babo niba rukwera abakiri bato batamwe Gruar bararyoherwa hari ahantu yacengaga yamara gukura amacenga abiri meza cyane agahita ashaka gucenga n'ibyatsi umupira akaba arawutakaje cyangwa bakamukuraho icyo ni ikintu cyambere agomba kubabwira ngo ni ryari ugomba gucenga ni ryari ugomba kurekera ugatanga umupira azayimubwiye ko na Bedi kikinara kinubira mu kibuga uburyo bw'imikoranire vango bagera igihe ikintu bita egoisme ni nziza urumwakiko maze kuba nyinshi muri reyo nyinshi cyane maze kuba nyinshi cya kabiri agomba kurwana nacyo ikintu cya gatatu ikipe ya Rayon Sport igomba kumenya cyangwa se igomba kurwana nacyo ni ukwiga uburyo abataka bagomba kuba benshi kubera ko buri gihe basiga umuntu ari solo ari umwe umupira wanamugeraho ntagire ikintu bawukoresha uburyo bakina ku 10 baza byibuza muri box ukazajya ubona presence y'abakinnyi barenze umwe ba Rayon Sport aho ntekereza ko ari naho tugiye gutereka Rugaju wagize amahirwe yo kuganira n'umutoza hari ingingo nyuma y'uko umukino wari urangiye umutoza mugenzi wanjye Regoga ukongeraho n'umutoza mugenzi wawe n'umutoza mugenzi wawe hari ingingo Essence Benz ayikora mu mwaka utamfite se ariko se ni akafu n'umutoza izina ryanjye rero mu Misiri kwa secretary birahagije
urwanya. Sinemera ko umuyobozi w'ikiganiro sinemera ko umuyobozi mwiza w'ikiganiro sinemera ko uzikogeza report icyo mwamurwanya. I'm just joking. Dukomeze ikiganiro. Hari abagurwa bavuga ngo kuzakompletera Kigali nabo be warayitanye. Nicyo cyangombwa. Oya nubundi utatu muri stage ariko tuziga umwaka utaha. Utakwemera najokinga tugende. Fatira iminota 5 myiza. Cyane. Fatira iminota 5 myiza. Utuganirire ikiganiro wagiranye n'umutoza mugenzi wawe cyane ko yarari muri mood nziza amaze kukarifa ikipe ku mukino wa nyuma. Hari ingingo amaze kudukoramo nka gorira. Yego. Nandikiye president wacu haje mubwira nti twihangane mwaka utatu zaba turi beza ariko felicitation reyo yarushije gorira. Ni cyarushije gorira. Rayon Sport ikintu cya mbere gikomeye hari ingingo yambwiye urumva match irangiye umuntu abashobora kuguhereza nyine amayeri yakoresheje ntacyo babitwaye. So twari kumwe rero n'umugabo witwa Mapwa abantu baramuzi inshuti hari ingingo Rodrigue Mapwa twicaye turimo muri mukura mediane muremure cyane umugabo muremure rwose abantu baramuzi umupira mwinshi cyane arakubwira ati n'ubu ngiye nkoze imyitozo nawe uteye agapira aragafunga ni muzima yarawuzi. So twicaye rero hariya tamutamu turi mu guterekamo agaceri kasuza gake hari ingingo icyo gihe yashoje press conference turamuhamagara tuti ngwino uganire n'abanyamupira. Hari n'abanyamupira baba bari hari ingingo ati ntabwo nakwanga kuganira n'abanyamupira. Hari ingingo ahageze ikintu cya mbere turi kuganira na mubajije namajana ariko mu by'ukuri approach yari igitekerezo cyawe mu mukino cyari ki. Hari ingingo aravuga ati ikintu cya mbere nari gorira muri buze kuba mushaka ni igitego kubera itegeko rya Goraway muraza mwafunguye kuko muzi ko muri mu mwenda kuko mutabonye igitego mwavamo kuko none narimbizi ko mufungura narimbizi ko nge ninjya gufunga muratwica. Ahita avuga ati nahise mbwira abakinnyi ngo imbere namwe mushyire baro nyinshi imbere nimuza gukina mufunga iradutsinda gorira ariko nimuhita mufungura yataka mwataka biraza kubacanga nabo batangire gusubira inyuma. Ibyo kwizigira yavuze ati yari match ari ifunguye kandi nibyo mu gufungura rero gorira ni wantu twabaye nkaho dukubitwa naga surprise se koreyo itangiye yataka cyane bigenze bite bituma dusa naho dutangira gusubira inyuma noneho Rayon Sport nayo itangira kubona uburyo itangira kure mu buryo bwo kwataka isatirizamu. Approach yari nziza nubwo Gorira yakoze iyo block media bakomeje kugenda basubiramo yarimo abakinnyi bane Tansere simwiza mu kurekipera ariko ufite rutonesha ukagira Kanamugire ukagira Masude Narcisse ufite mediane nziza batapfa kumeneramo ngo bakomeze bagere no muri defense nayo bayitsinde. Gorira ibasha kuresista nyine mu kugarira ariko Rayon Sport nayo iba nziza mu kusatira no mu kudefanda bose bakagenda basimburana. So navuga yuko ari match equilibre ku mpande zombi ariko nagiye mubaza umukinnyi ku mukinnyi abareyo umutima wendaga kubavamo kubera umuzamu witwa Olivier uburyo akinisha Olivier ari nane yasabye imbabazi yari ingingo ewan ya baro bapasanyije wenda kubarebaga match cyangwa kubabonye iyo video hari ahantu bamupashe umupira mu defense yamupashe arangije baramusubiza ahita passa baro hirya ku ruhande kuryo bari umukinnyi wagorira mu izamu baro yanyuze imbere y'izamu neza aragita yisunikira mu izamu yari umupira yahereje Richard arawumusubiza nabwo mu buryo buteye ubwoba ariko ateye ubwoba abantu no wagiye ku ruhande kwa Emery kuko karifatara urukuna ari muremure n'amaguru maremare yarambura finito yari inshuro ya kabiri biriya impamvu yasabye imbabazi cyane nabajije hari ingingo rero hari undi mupira atanze Khalifa Traoré agiye kudegaja awukura mu bitugu bya Khalifa Traoré yawugezeho nabajije hari ingingo arambwira ati Olivier hari no yamucegejeje n'amaboko yabate umupira mu kirere awukoraho n'ukuboko kumwe usamisha ukundi bajya ngo naka Denis Olivier yavuze ati ngewe nabujije aba defenseur kudegaje nasubye ko tuzajya dukora build up ya baro ya mbere kwa gardien akayipasa aba defenseur therefore
kuba Olivier yakinisha amaguru si ikibazo nanjye ndabyemera kuko ninjye ubabuza kudegaja atariko abadefanseri nabo iyo babonye nta hantu bashyira baro bakuse pressing bahita bayimusubiza hanyuma nawe agashaka kuyikinisha aba center back kandi namubwiye ko agomba kurienta baro ku ruhande namubuje kudakina no mu center back kuko mu center back bari muri hagati mu kibuga ntabwo ugomba kumuha baro iyo orienta baro ukora build up baba pressinze uyo orienta ku ruhande so ati ntago namuza gukinisha amaguru ahubwo nukumubuza nukumusaba kubigabanya gufata riske akabikontrola ati nicyo kuganira yanambwe ati rwose namwe murabizi ko atigenda umukinnyi w'umupira tutexe MOV ariko Olivier yaranabwiye president rwose yaramaje president nkuko wari ubivuze yaramwe ati Olivier tujye dufasha ntugakore biriya bintu biraduhamura byo gukinisha amaguru kuri Olivier yamwe ati dukina umukino witwa ati dukina iki ati dukina umupira w'amaguru none se nkoresha none agenda umukinnyi w'iki umupira w'amaguru ariko biriya ni Burayi n'abazamu bandi bari moderne bakinisha amaguru ikibazo so gukinisha amaguru ikibazo no kubikora neza ku buryo bitatera riske so uwo tumuvuyeho yambwiye ko Chimanga agize ikibazo cy'amadicteur ariyo mpamvu atakoreshejwe muri iyi match Muhanga banara kuri finale azaba ari tayari ariyo mpamvu yakoresheje Emery aravuga ati Emery n'umudefenseri mwiza rwose Emery buri yagorwa no kuba wenda byaba ari nk'ibintu bisa nko kwiruka ariko ibyo gutiminga gutera amatakre gukontrola arabikora neza kandi Emery akanaba mwiza mu gutuma ikipe igira possession uko musoro umupira Emery agira composure aratuza azi gukina n'abamediateri nyine azi gusora umupira neza cyane ku buryo iyo mumufite no maîtrise du ballon mu muri hejuru cyane undi mukinnyi twaganiyeho ni Ganijuru hari ingingo hamwe ati Ganijuru natajya mu Mavubi mu by'ukuri azaba ari we wizize ukuntu ameze nagaruka sezita hariko ameze azabona ko muri equipe nationale kandi nanjye ndabyemera twakomeje tugera muri mediane yababajwe cyane n'ikarita y'umuhondo yahawe Richard nyamuneka wambwiye kwa Kabange ntacyo mwaganiri oya sinigeze mpagera reka twihute ku mwanya wa Rigoga abanyarwanda yego icyabaye rero nuko Richard iri akarita yabonye ntabwo azakina finale mwari mubizi yujuje 3 y'umuhondo Richard ntabwo azakina finale none yujuje 3 umutangaye nkaho mutari mubizi yujuje 3 azakina finale ese niyo mpamvu ariko bakinnye reaction bagize reka mbigusobanurire rero umukino cyabaje hari ingingo iri akarita rero niba ruko bimeze twavuga ibintu bindi tuvuga ibindi kuko reka nkubwire gato ikintu cyabaye buretse gato nakosa ryabaye kwizigira ndi kumwe nawe match na ire dore ko nimeze bahuye baretse ngo version ya coach baretse ngo version ya coach mu kanarizi ariko ni intention ya ndababaye cyane coach yambwiye ngo njyewe nari mbizi ko afite abiri turanabiganira na bagenzi banjye ba Sasha nawe turabiganira ndamaze se iyi match ko turi demi finale ufite amakarita abiri wabikontrola ntubone indi ukazabona uko ukina finale kuko nubona indi uzasiba yarabizi nabo bari babizi Richard aramubwira ati nabikontrola hari ingingo abona ko akoze ikintu kibi cyo gusa naha mubwiye ngo kinira kuri consigne aramubwira ati ati Richard utanga ibyawe byose enda uceze ukina uko ugomba gukina nyine ukine neza nk'uko ugomba gukina ibindi bizaza imbere yakoresha ijambo ry'ikirundi ngo tuzasambiyo gusambiyo ni nko kuvuga ngo tuzarwana na byo nyine twagezeyo ni nko kuvuga ngo tuzaruburana turiyo gusamba ni nko kuburana urubanza tuzabiburana ku basi twagezeyo icyamubabaje rero yavuze ngo mu minota ya mbere y'umukino mu minota ya mbere y'umukino 5 ku munota wa kabiri umukinnyi match nibwe gitangira nta koze rya kosa ry'igitangaza wavuga ngo ni kosa rya penalty ni kosa nyine ribuze ikipe ikintu gikomeye reka mpagarare nepo nawe kiro version yawe tujya no ku bandi bakina nka bakitoga ariko rero iminota mukanya ndari kwambura hari umuntu ufite turasoreza kuri Kitoga na Didi yavuze ati gusa ko ndi kuvuga ibintu biryoshye wakuranganye rego yavuze ati ikintu cyambabaje match y'uyu munsi yavuze ati ikintu cyambabaje
nuko yayimuhaye ubibona ko yaje yiteguye kuyimuha. Ati rero umuntu ku munota wa kabiri wa carton jaune nta na avertissement match igitangira, ngenge muri ya common sense y'abasifuzi byategeko tujya tuvuga ritanditse, Abdul wabaye hash tujye tureka kubeshya umunota wa kabiri utahaye umuntu warning atari niko sari grave. Dore ibintu bibiri nge vuga kuri action n'ikira, dore ikintu nivugira kuri ingingo rero ga ibintu bibiri n'ikira banza ubu kunemeza watinze umutoza nanjye ubwo nanjye ndabigaruka njye narinzi ko utwo tuntu tubireko narinzi ko tubigarukaho njye narinzi ko tubigarukaho kuba arangije kubigarukaho rigana, ariko reka tubivuge kuri iyi ngingo iri no mu mwanya wa nyawo. Akimara gukora ikosa Richard yarikoze ate? Richard yagiye muri duel agongana n'uwitwa Tansere bahuza amavi na Richard yakabaye yagize icyo kibazo cyo gutaka ati nkorewe ikosa. Tansere yavugije induru nk'abo bajya bamukuyeho ukuguru, noneho deja yahise azamaze kwikuramo Abdul icyo kintu. Ariko au contraire ndahita ntanga ikindi urundi rugero rw'icyababaje abareyo abasifuzi nayo bajye babyumva. Uwitwa Abedi yahuriye muri duel n'uwitwa Tansere hagati mu kibuga akorewe ikosa, ngira ngo byanasirikiriye ku mashusho murabibona. Noneho uwitwa Tansere amukubita umupira, nta nubwo ari umupira niba mwabirebye, n'umugero wakubise ukuboko yakoze akaboko. Uzi Abdul yakoze? Abdul abanje yigezayo abakinnyi bose ngo abanze arebe raporo y'abaganga ko atabikoze, ngo abanze amenye ko Tansere nawe nta kibazo yagize, abone gutanga Abedi we banamushyizeho bande. Yaje kwitwa Richard yayikuyemo. Tubiveho byumvikanye. Uwo bita Tony Kitoga yambwiye ati imyaka afite sinye muri Reyo 3 yose azayikina muri Reyo. Tony Kitoga ambwiye ati buriya umuntu yitwa Bedi njye wakoze yanarize ndayimuha, noneho arayikompleta rugahanda ashaka ko twihuta, noneho ntago nkwemerera pe buri muntu mukoreho Abedi ukuntu akina iyo ari kwihuta atwara umupira yiruka biramuvuna, ariko iyo afite umuntu umwegereye ahita pasi biramworohera gukina bakina short passes. Tirere Kitoga ikintu akora, ikintu cya mbere asaba baro nyinshi cyane, aba preza hafi ya 6 n'8 arabegera. Icya kabiri buriya tushe ye ya mbere iri si ubu bizi ko 100% ari buko control nziza ya baro ya mbere, ko buriya control ya baro ya mbere kwizigira niyigena orientation ya baro yo gutanga, niyigena umuvuduko uri buhita ushyiraho umukino pace cyangwa se ritme y'umukino, ni nayigena gucenga umuntu uhita ukwegera aje uwo bita fixer waruje kugufixa nyine ngo agukureho baro. Iyo wakoze control neza ntago muyirwanira, ibiri ku kirenge cyawe hita umwera imina byoroshye. Buriya nibyo byakoze ba Iniesta na ba Xavi na ba Messi n'abandi ko abakinnyi bakomeye. Aravuga ati uyu mwana iminota 5 ikoze mu 10 birenga. Yego, ariko sindi kuvuga ibintu by'iwanjye, kuvuga naganira nawe. Yego, so yavuze ko Didier icyo kwizigereza kuvuga afite ikibazo cyo kudahozaho, ariko aravuga ati mubyibuke dufite abakinnyi b'Abanyarwanda bake bari ku rwego rwa Didier. Nawe ni mwiza ate se wabona bamurusha bangahe? Asoza avuga ati rero niyo mpamvu mubona niyo yagira match mbi mugarura mu kibuga kugira ngo ntamutakaza confiance yitagwa, byibura nyine icyo amunenga ni inconsistency. Rimwe bare hejuru ubundi ari hasi, ubundi ari hejuru ubundi ari hasi, niba atako n'umukinnyi mwiza. Urakoze cyane.